Nongeye kugusuhuza nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo akomeze kuba kuri wowe. Nejejwe cyane muri uyu mwanya no kugushimira mu buryo twabanye mu rugendo rwo kwiga iki gitabo ubutumwa ku basore. Nizera ntashidikanya ko wungukiyemo byinshi kandi Uwiteka yaguhereyemo umugisha. Mbere y'uko dusoza iki gitabo, hari ubutumwa umwanditsi wacyo yageneye abagisoma bose, aribwo ngira ngo dusangire kandi kubwo gufashwa n'Imana, nizeye ko twese tuzungukiramo byinshi. Urugero rwa Isaka. Nta muntu wubaha Imana wifatanya n'abatayubaha ngo abure kubona ingaruka mbi. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Amosi igice cya 3 umurongo wa 3. Umunezero no gutera imbere mu rugo biterwa n'uko abashakanye bombi bashyize hamwe, ariko hagati y'uwizera n'utizera hari itandukaniro rikomeye mu byo bakunda, mu byo bashyizeho umutima no mu byo bagamije. Baba bakorera abami babiri kandi ntaho bazahurira. Uko imibereho y'umuntu yaba itunganye kose, ntibyabuza ko uwo babana utizera yamutandukanya n'Imana. Umuntu wese ushyingiwe atarahinduka mu myizerere ye kubw'amasezerano aba ashyizeho mu nshingano zikomeye zo kutamukurikizaho mugenzi we naho baba badahuje kwizera. Nyamara kandi ibikwiriye kugirwa nyambere n'ayandi masano yose tugirira mu isi, nibyo Imana ishaka kubwo hashobora kuvamo ibigeragezo n'akarengane. Umwuka w'urukundo no kwiyoroshya ushobora gukiza umuntu utizera, ariko Bibiliya ibuzanya gushyingiranwa kw'abakristo n'abatemera Imana. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14, uwa 17 ndetse n'uwa 18. Isaka yagiriye umugisha ku Mana ubwo yabaga umuragwa w'amasezerano isi yagombaga kuboneramo umugisha. Nyamara ageze ku myaka 40 y'amavuko yicishije bugufi imbere ya se, wari umugaragu wubaha Imana, ngo amushakire umugeni. Kandi ingaruka y'uko gushyingiranwa nk'uko ibyanditswe byerekana ni icyitegererezo cyiza kizagaragaza umunezero w'urugo. Isaka azana Rebeka mu ihema ryari irya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Mbega guhabana kuri hagati y'imishakire ya Isaka n'uburyo urubyaro rw'iki gihe rwitwara, ndetse n'abavuga ko ari abakristo. Kenshi abasore bibwira ko gushaka abo bakunda ari bo bireba bonyine, kandi ko nta wundi ukwiriye kugishwa inama, ko yaba Imana cyangwa ababyeyi nta n'umwe ukwiriye kugira uruhare. Mbere y'uko bagera mu myaka yo gushaka, bibwira ko bo ubwabo bafite ubushobozi bwo kwihitiramo, ababyeyi babo batabafashije. Imyaka mike bamara bashakanye irahagije kugira ngo babone amafuti yabo, ariko biba bitagifite igaruriro. Bwa bwenge buke no kutifata byatumye abantu amahitamo atitegereje, bituma icyo cyaha kibi kiba gikabije kugeza ubwo abashakanye bibabera umutego ukabije. Muri ubwo buryo rero abantu benshi bangiza umunezero wabo muri ubu bugingo n'ibyiringiro by'ubugingo bw'ahazaza. Niba hari ikintu gikwiriye kwitonderwa kandi niba hari igihe gikenerwamo inama z'abakuru n'inararibonye, ni igihe cyo gushyingirwa. kandi niba hari igihe Bibiliya yakenerwa n'umujyanama, niba hari igihe ubuyobozi bw'Imana bukwiriye gushishikarizwa ndetse no gushyirwa mu masengesho, ni mbere yo gutera intambwe ifatanyiriza abantu hamwe ngo babane by'iteka ryose.
Ababyeyi ntibakwiriye kwibagirwa inshingano yabo yo gutegura umunezero w'abana babo mu gihe cy'ahazaza. Kuba Isaka atarirengagije inama za se byatewe n'uko yari yaratojwe kandi akundishwa imibereho yo kumvira. Igihe Aburahamu yibwiraga abana be kubaha ababyeyi, imibereho ya buri munsi yahamyaga ko kwikunda cyangwa igitugu kirimo, ko ahubwo biba bishingiye ku rukundo kandi bikaba bigendereye ku kubashakira kubaho neza n'umunezero. Ababyeyi b'abagabo n'abagore bakwiriye kwiyumvisha ko bafite inshingano yo kuyobora urukundo rw'abasore kugira ngo bashobore gushaka abagore bakwiriye. Ababyeyi bagomba kwiyumvamo iyo nshingano binyuze mu nyigisho no mu cyerekezo batanga. Kubw'ubuntu bw'Imana bagomba gufasha kugira ngo batunganye imico mbonera y'abana bakiri bato ngo babashe ndetse babe indakemwa n'imbonera kandi bareshywe n'ibyiza. Ni ukuri ibisa birasabirana, ni mutyo gukunda ukuri kubonera n'ineza bishinge imizi mu mitima hakiri kare, bityo urubyiruko ruzashake kujya mu miryango urangwamo n'iyo mico. Nimureke ababyeyi bashakishe uko bitanga ndetse n'uko batanga icyerekezo cy'urukundo no kugira neza bya Data wo mu ijuru bivuye mu mico mbonera yabo no mu mibereho y'ingo zabo. Nimureke mu rugo hasabe umucyo w'izuba, ibyo bizatura cyane abana bawe amasambu n'ubutunzi. Nimutyo urukundo rwo mu miryango rurindwe mu mitima yabo, maze nibasubiza amaso inyuma bashobora kubona ko iwabo hari ahantu h'amahoro n'umunezero ndetse ko hari ijuru rito. Abagize umuryango bose ntibagira imico mbonera imwe, kandi buri gihe hazabaho kwimenyereza kwihangana no kubabarira binyuze mu rukundo no kwifata. Byose bishobora gufatanyirizwa hamwe. Urukundo nyakuri ni ihame rihambaye kandi ryera. Byombi bitunganye cyane n'urukundo rukomotse ku irari ry'umubiri kandi rushira mu kanya gato iyo rugeragejwe bikomeye. Mu kuba indahemuka mu nshingano ababyeyi babaye, nimwo urukundo ndetse n'urubyiruko rukwiriye kwitegurira ubwarwo ingo zabo. Nimureke habe hariho hitorezwa kuzinikwa no kugira neza, ubuntu n'impuhwe za gikristo. Nuko rero urukundo rugurumana ruzakomerezwa mu mutima, kandi uzaturuka mu rugo nk'urwo ngo abe umutwe w'urugo rwe azamenya uburyo yashakisha icyatera umunezero uwo yatoranije ngo amubere inshuti mu mibereho ye, aho kugira ngo gushyingirwa kube iherezo ry'urukundo, kuzabe itangiriro yarwo gusa. Ndagusabira kugira ngo ubone umugisha n'amahoro biva kuri Kristo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.